Ye baba we, ye baba we, noneho ndumiwe. Twongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba The Sun Rwanda. Kumirwa nta kundi, nta kidasanzwe, nta gikuba cyacitse nk'uko bamwe bari kubivuga ngo byakomeye, ngo Vestina yashatse, bashyiraho n'ibindi byinshi cyane. Ibyo nge ntabwo bindeba pe. Kuba yashatse ni uburenganzira bwiwe, gushaka uwo ashaka nabyo ni amahitamo yiwe, kuko buri wese agira amahitamo yiwe, kandi tumusabiye umugisha, Imana izabane nawe bigende neza. Ntago Vestina yaduhaye indirimbo mbi ku buryo twamucira iteka tumuvuga uko twishakiye. We na Dorcas murabizi bakanyujijeho, indirimbo zabo zubatse abantu benshi cyane, kandi rwose tumwifurije urugo rwiza. Ibindi abandi bari kuvuga, hari igihe ushaka uwo ubona yuko ngo muhuje, cyangwa se abo mwebwe mubona ko bahuje ugasanga biranze, kandi n'igihe uyu muri kuvuga ngo ashatse ngo batakwiranye, bataberanye, wasanga ari we binagenze neza ahubwo mukumirwa. Byose ni amahitamo yiwe, kandi ibindi biba mu gushaka kw'Imana, ibyo ntabwo bitureba. Ahubwo mwari muzi ikintu nge cyanshimishije kurusha ibindi, mwebwe mutitayeho. Mutekereze ko igihe cyose basohoye indirimbo byari byaragoranye kugenda ntandukanya ngo mvuge ngo Vestina n'uyu nguyu, Dorcas n'uyu nguyu. Mubitekereze namwe. Uzi yuko ngenda njya numva Vestina na Dorcas, ariko simbashe kubatandukanya. Ungi ikinejeje rero nuko noneho nabamenye kubatandukanya tu. Vestina namumenye, Dorcas namumenye. Ibyo nibyo binejeje kurusha ibindi byose. Naho ibindi mwebwe muvuga birabareba, ni akazi kanyu. Cyanejeje, kandi ndahamya yuko hari n'abandi baboneyeho kumenya Vestina uwo ari we, Dorcas uwo ari we. Murakoze cyane, mugire ibihe byiza, ariko mujye mudufollowinga kuri The Sun Rwanda, kuko duhari ku bwanyu.